nakubwiye nayizanye narakubwiye nta gihugu ntajya murega ngo mbakubitire mu gafuka nabajyanye za Mexico mbajyana muri Espagne mbajyana muri Kenya nta gihugu narabagezamo kuri inshuro nikojeje no mu Amakuru shirabana igashama ku makuru jana za Dubai nshaka amakuru shirabana igashama ku makuru hagati y'amagara Nikiwaba igikobwa amakuru yawe igikobwa se ko wabuze ko mwabuze byo bintu wigize bikubeye gake ni buke byo mwigize gake bikubeye gake bikubeye gake byo mwigize anejo dutado wani tunabona two turagoa nabaye umujangweri beburi nka caguwa izo lipsi zihumura ikawa makuga kawa iyi ni gakondo nakazanye haruwaza ku kibuga cy'indege uramubona ariko simumuzi namugaruye mwiye gusa muyatanga inyakenyerereho ageze ku kibuga cy'indege ni umukire filime bayise biliyoneri umunyamafaranga yafite za miliyari hari ba miliyoneri kumusanga umuntu ufite 3 miliyoni tungaho ugasanga yaciye igikuba hari ba biliyoneri ubusanga dufite za miliyari ariko usanga ducisha make mwari mwumva shyira hejuru ya ruwaje filime bayise Omugaga imodoka zaje kumufata ni ku kibuga ari hakunino ndaguhamagara mu kanya mwana wanjye aruri wariye mama nari mu ndege okay telefone ihe umushoferi umva mama umushoferi gutwara ibirometero 3 ku isaha ntago namuha telefone ngumuvugishe sa mwana wanjye ngo mu rugo uruhuke mama ngiye kubanza nyure ku ruganda ndebe ukuntu bimeze muri guhamagara sasa bidatinze tugaruke yakunino mwese tubahaye ikaze ngiye guhamagara managing director Buvaneshwari bahamagaye umugore Buvaneshwari niwe nyiri ruganda niwe managing director ndabasuje mwese hari impamvu nabahamagaje mwese ni nyiri uruganda rwe n'umugore niyo mpamvu iyi ni iki nama nabatumije mwese aba auditeri ba avoka ndagira ngo uyu munsi tuwusangireho ibyishimo murabizi umwana wanjye yigaga mu gihugu cy'amahanga none yarangije kwiga yagarutse mu Buhinde niyo mpamvu inshingano zanjye zose n'ibyo nakoraga mu ruganda byo kuruyobora ngiye kubishyikiriza umwana wanjye ku mugaragaro aba ari utangira ayobora uruganda wa mwana dutangiranye dore ngaragera mu rugo bakahita bamuha uruganda ngo aba ari we uruyobora byifasha bite agafilime bakise kwa kundi biliyoneri cyase we nyiri za miliyari ze
mu yandi magambo n'ibikugora ukite bakise Rocky kuko nawe ni umunyemiliyari ze. Mari babu si munzari cyo ricabaye nabandi bari hafi aho ngaho. మీ తమ్ముడు గారి పిల్లం బాధ్యతలన్నీ కొడుకు అప్పచెప్పేసిందండి. అంతే కాదండి ఈ దసరాకి బోనస్ 16% ఇస్తుందట. Sasa tugaruka yakoni no kubari hakuni none. Mujinga we gukubite silipa bisakuza mugabo wanje ariko mugabo fana umugabo agize ishyari ry'uko ari abari guhererekanya ubasha ku nganda uyu mugabo ninde ariko butuje wa mugabo sasa umugabo rero ufite akawarata అమ్మో ఇంకే వస్తున్నా gute nasinzira se నీ సంవత్సరాల నుండి కాపురం చేస్తున్నాను మిమ్మల్ని ఎలా నిద్రపుచ్చాలో nyuma y'imyaka ndi umugore wawe sinzi uburyo nagusinziriza pe umugabo kugira ngo asinzire bamwereka amafaranga akabona gusinzira iyo atabonye inoti ntagasinzira sasa barakwereka ko hari uri mu nzira agenda sasa mu nzira uri kugenda ni umushoferi wa mugabo usinzirizwa n'amafaranga hari imodoka zamwitambitse ni umugabo tutazi gusa twabonye ko afite ikiwarata gusa afite uruhara mu nzira agenda shoferi arakomwe shoferi arakubitwa umugabo aramwinjirana baramushimuta ni umugabo dutangiranye bimeze bite umugabo barakubise bashimuse kubita inkonji mu ruhara muzehe umusaza w'uruhara basi reka tumwite pasije నీకు 10 నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నాను tugwaye iminota 10 uhamagara umuntu watuzanira miliyoni 2 yabangukana miliyoni 2 ఎందుక kubera iki ఇదనంటే గుండెకాయ పగిలిపోద్ది ningutera indi ngumi umutima urahagarara hamagara umuntu watuzana miliyoni 2 ముందే చెప్పుండొచ్చుగా iyo muza kumbwira ko muri buze ఐసిఐసి బ్యాంక్ nari kuba naboherereje miliyoni 2 kuri konti yanyu iyo mumbwira ko muri buze kunshimuta hanyuma nkababwira mukajya kunshimutira abana banjye b'abahungu 2 హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకులో 5 కోట్లు వేసి రెడీగా కూర్చొని ఉంటాను kugira ngo namwe muze kuma amafaranga bamurasa urutoki umusaza 5 నిమిషాల్లో డబ్బులు రావాలి urumva tugwaye iminota 5 hamagara bazana amafaranga తీసుకొని ఫోన్ చేయి fata telefone uhamagare bazane miliyoni 2 umugabo ni umukire ko nagashaka guhamagara ngo bazane miliyoni 2 yaje kuri telefone uhamagare bazane miliyoni 2 aho guhamagara ngo bazane miliyoni 2 atora igitambaro ni mu ndasira hano ndapfira hano nta natanu muri bubone arangije ashira igitambaro mu kanwa ni mu nkubite basi mu nyica ariko nago nabaha miliyoni zanjye 2 నా ఏసేమంటావు అన్నీ పనికొచ్చేటట్లేడు iki kigo gitukira se ko kidashaka kwishyura మన నెక్స్ట్ సెటిల్మెంట్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది tumurashe bishobora kuzavangira ubutaha gahunda yacu పిసినారుడు పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్ళలేరా న్యూస్ బిట్ ikigo gibanze gukirasa ntabwo gishaka gutanga amafaranga boss urutoki rwawe urarutaye boss babonye nta mafaranga ashaka gutanga barakihorera ati amafaranga urutoki si rwo rw'ingenzi ahubwo uriya mugabo wankubitaga yataye igiceri cy'10 bivuze ngo umugabo akunda amafaranga kurusha urutoki rwe sasa tugaruye kuri rwa ruganda rumwe twatangiye umusore witwa Arur mama we ari umuhata umusore naruyobora avuye kwiga amahanga mumeze neza mada sasa umugore mu ruganda abaza suhuza barimo bose niwe n'umuhungu we bafata abakozi neza Arur buretse Lalita ఏంటమ్మా బయటకి నీ కూతురు ఏడుస్తుంది umwana wawe ari kurira genda uri impamvu ari kurira ni umukozi waje mu kazi azanye umwana కష్టపడి ati dukora cyane dushaka amafaranga kugira ngo abana bacu babeho neza వాళ్ళని కష్టపెట్టి పని చేయక్కర్లేదు nta mpamvu yo kugira ngo tujye dutuma abana bacu baza kurira ngo nuko turi mu kazi umwana ntakarire ngo nuko uri mu kazi kuko n'ubundi nibo tuba dukorera ni umugore wumva ndetse n'umugore ushyira mu gaciro ukunda abakozi be nagashyira abakozi ngo abavunishe mu gihe umwana w'umukozi yaba ameze nabi abagira ngo abakozi sasa umugore uko yakarangaye imashini rano yarazengurutse itangira gukururwa umwambaro yambaye umugore imashini yakuriye ijipo yambaye akubita umutwe ku cyuma ahita atanga imihoho urebe ukuntu gupfa ari umunota umwe ariho bakubwira ngo umuntu yanyereye yari yanze gutega moto ngo itamukoresha impanuka akanyerera agapfa mama batangiye kunyuza mu byuma nka kuri ujya kugura telefone ugasanga barayifunguye ati telefone yakozwemo n'umuntu iyo batangiye kumubaga nyine umenya ko nyine yakozwemo ati telefone ntabwo nyigura wana barayifunguye cyangwa iyi laptop umusore akibuka mu buryo yajyaga mwambika amujyanye ku ishuri none mama ameze nabi ari kunyura mu byuma bimeze bite ni wa mwana Aruru atangiye kwibuka mama ukuntu yajyaga amujyana ku ishuri umwana akagenda arira mama akishyura minesi mama nawe agasigara arira umwana wanjye agiye kwiga ibaze mama yasigaraga arira umwana wanjye agiye kwiga ubuze saa sita ziragera ryari ngo atahe ati mama akora atitaye ku zuba cyangwa imvura kuko abana be baba ari bosiye
ni akaririmbo. Umubyeyi arakora buriya, mama ari mu bitaro ameze nabi, ariko umusore akomeza kwibuka ukuntu mama yamwitayeho. Mama yamuhaye keya. Ati mama buriya ashonga nka buje agira ngo twaduhe urumuri. Ati mama yageze imbere ya mwana wari kumwenyura yibagirwa uburibwe bwe. Ati mama ameze nk'urusengero kuri njye. Umusore yajya mu kazi bamuha hasinya bikamunanira. Umukecuru agiye amara amezi menshi mu bitaro, mpaka n'isabukuru ye baza kuyisereburira mu bitaro. Yakubise igihorihori ku cyuma, iminsi yaragiriye icuma. Umusore wari uvuye kwiga mu mahanga ngo akurikirane iby'uruganda rw'iwabo byaramunaniye nabyo. Byagezeho umukecuru amukura kwa muganga, bamuzana kumurwariza mu rugo, kuko barabona kwa muganga akazi kabo bashinzwe baragakoze. Byarabacanze. Nakubwiye ntukiyemere jya ucisha make. Umukecuru ari muzima ariko imashini no mukuru yahita స్టేట్మెంట్ ఇప్పించారు. uyu mukecuru yavuye mu bitaro amezi 6. కూడా 2 నెలలు దాటి hashize amezi 2 umuzanye mu rugo, ఆవిడ కోమాల నుంచి బయటికి ariko ntago arava muri koma. ఇది తనకి చివరి రోజులని చెప్పొచ్చు. Nkubwije kuri niyo minsi ye ya nyuma, ఇంట్లోనే ఉంటే బాగుంటుందేమో. byaba byiza ino minsi ye ya nyuma kugira ngo apfe ayimaze mu rugo. Umukecuru namwe muvuga ati Imana isikaje gutwara umugaragu we. Sasa umusore ya Jana muvandi yicaye munsi y'igitero, umusaza wa Jana bamuga ati muvandi vayo. Ni umusaza wambaye imyenda y'idini. Umusore aramusuzugura, umusaza amusatira, arangije aramukurura. Akimukurura hamwe umusore yari yicaye, ishami ry'igituriro hikubita rinini, bivuze ngo umusaza aramutabaye. Uyu musaza amenye gute ko ishami ryari rigiye kugwira no muhungu? Ni ikibazo. Abimenya ate? Bega ntago nabazanira ikiwani. Bidatinze sasa na wa musaza niba abanyamasengesho usanga basenga baje hakunino. మనీకు తిరిగి కావాలి. Wa musore uragira ngo mama wakugarukire? Yego. అమ్మని బాగు చేయడానికి ఇప్పటిదాకా నువ్వు None se umaze gukora iki kugira ngo mama wawe yoroherwe? Ati ndumva namujyana mu bitaro byo mu mahanga. Udufaranga mama wawe yari yarakoreye yararuhiye, natwe umaze kutumutakazaho sibyo? నువ్వేం చేసావు? Umaze gukora iki kugira ngo nyoko yoroherwe? నాకంటూ ఏం లేదు. Nta kintu na kimwe mfite nakora. ఇస్తావా? Ese uramutse ufite icyo wakora ngo nyoko akire wagitanga? Umva amagambo. ఇస్తావా? Ese icyo nagusaba cyose wagitanga kugira ngo mama wawe akire? Unu umupasiteri n'umunyamasengesho. చేస్తాను. Natanga buri kimwe cyose wansaba kugira ngo mama akire nagitanga. Ni umusore aramusaba iki? డబ్బు. Amafaranga yawe ngusabye ngo uyatange yose, ugatanga icyubahiro cyawe, ugatanga n'ibikuranga. Mbega iyo umuntu avuze bikuranga, nimba nitwa Garoki nabyo nkabyibagirwa nkabitanga, sinongere kwitwa gutyo. Ibyo byose wabitanga? గౌరవం. Nibyo umugabo amubaza. ఇవన్నీ కొద్ది రోజులు వదులుకోవాలి. Nkakubwira ni ibyo bintu byose wari ufite usa nk'ubyirengagiza ko ubifite mu minsi mike. Ibyo bintu wabikora ukamara iminsi mike ntacyo ufite? ఇస్తావా? Wabikora ku bwa mama ati nabikora? అంటే ఏంటో తెలియని Wa mwana wakuze utazi inzara icyo ari cyo, guhera uno munsi చేయి చాచి. ndagira ngo utangire kujya gusabiriza ku muhanda, ubeho nka wamfunguriye. Ndagira ngo ugende ube ku muhanda nka wamfunguriye iminsi 48, nuyimurangiza iyo minsi 48 uri wamfunguriye, mama wawe azakira. మా అమ్మకి నయం అవుతుంది. Ese ibyo mbikoze mama wanjye yagaruka? Umukozi w'Imana araseka. అలా చేస్తే Ibyo ngusabye nubikora, బిచ్చమెత్తుకుంటే మా అమ్మకు నయం అవుతుందా అనకుండా అలా చేస్తే nta nubwo umbajije ate se ninjya gusaba urambajije ngo nubikora. నోటి నుంచి Ijambo gusaba nta nubwo urivuze mu kanwa kawe, urumva ari gute uzajya kuba nka wamfunguri no kuvuga ijambo ngo gusaba bikunaniye? కాదు. Ikibazo si azakira. చేస్తే అవుతుందన్నది ఒక Wa mwana w'ikibazo ahubwo tangira wizere urebe bizaba. Nuramuka wizeye, తమకు పిల్లలు పుట్టాలని వాళ్లకు మాటలు రావాలని umwana iyo ataravuka mu makuru ko ashoboye agasenga ngo umwana azavuke. అనుకుంటున్నారు. కానీ వాళ్ళెవరు నువ్వు అడిగినట్టు చేస్తే Ariko ababyeyi bari gukora ibyo byose ngo twe dukure, లేదు అంటే వాళ్లకు పిల్లలు ntago bajya bibaza ibibazo nk'ibyo wowe wibajije. చేయబడ్డ వాళ్ళ ప్రాణం. Kuko umubyeyi burya umwana waba ari amaraso ye, ari igice cy'umubiri we, ari ubugingo bwe. ఉంటుంది అమ్మ. ఆమె పిల్లల కోసం ఏమైనా సరే చేస్తుంది. Ati నువ్వు mama కూడా ntacyo తిరిగి atakora మీ అమ్మ kubwo mwana we. త్రికరణిగా ఈ దీక్ష Nimba ushaka ko mama wawe akira ugomba kubahiriza iyo ndahiro. కాదు. Ndabizi iyi ndahiro cyangwa iyi mwanzuro ugiye gufata ntabwo woroshye. ఏ విషయంలో Ati kandi wa mwana muri iyo minsi 48 nguhaye ugiye kubaho ku muhanda usabiriza, ntuzigere na rimwe ukoresha izina ryawe. Izina buriya rirakora umukire nk'uriya ashobora no kuza mu kabari akavuga ati ati cyangwa kubura umusitari uzwi, ntuzabikoreshe. ఏ సందర్భం Icyabi icyo ari cyo cyose ntuzigere wivuga uwo uri we. అయినా సరే Icyabi icyo ari cyo cyose ntihazagire umuntu umwe wigira umenya uwo uri we, kuri umukire ari we mukire w'inaha. నీ ఖాళీ చేతి Kandi buri munsi wawe uzajya utangira muri iyo minsi 48
jya utangira nta n'atanu ufite. Bivuze ngo wamfungurira ukuntu ashobora gusaba uyu munsi agahabwa ibihumbi 10, ejo mu gitondo akazaba asigaranye 5 ku buryo yabikoresha muri uwo munsi. Ati jya urara amafaranga yose uyarangije, buke mu gitondo ujya gusabiriza nta n'atanu ufite. Wumva kondisiyo umukire agira ubwoba. Umukire wakuze atarya nabi ari umukire, urabizi kajye kubitekerezaho, ndumva bikaze musaza, hoshi igenda sinigeze no kukumenya. Umukozi w'Imana ambwira ati genda ubitekerezeho. Ese wabikora? Wowe uri kureba iyi filime, kubivuga biroroha ariko kubikora biragoye. Bagwaye iminsi 48 ubeho uri mayibo busabiriza. Sasa umwana kugera mu rugo, umugore wari uri muri koma yatangiye gukanura. Muri koma urimo ntunyeganyega, umukecuru umenya avuye muri koma. Kandi umusore atarajya gusabiriza bigenza ute? Mama, 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 ndakwinginze mfasha nicare mwana wanjye. Mukecuru ahise ava muri koma. Ubwo bivuze ngo ntago ari ngombwa ko umusore ajya ku muhanda gusabiriza we. Ubwo si ngombwa. Ariko so uri kureba iyi filime ubundi wabikora bigusabye, jya ku muhanda we nka wamfunguriye. Umuhisi n'umugenzi umubwira ati wamfunguriye. Wari umukire wa mbere mu gihugu. Mama, ese mwana wanjye ndaza gupfa? Umwana toya, mwana wanjye ndumva ngishaka kumarana igihe nawe. Niyo magambo mukecuru amubwira. Ese uraza kuntabara ngiye nka mama wawe? Kumbe umusore nibyo yarotaga. Mama wari kumubwira ati uraza kuntabara mwana wanjye? Yarotaga. Ibaze kurota mama wakubwira ati wanabaye mwana wanjye. Kandi hari umukozi w'Imana wakubwiye ati, yatangiye kwibuka amagambo umukozi w'Imana yamubwiye. Genda umara iminsi karani witi, karani w'ijuru. Akibuka amagambo mama amubwiriye mu nzozi. Sasa arakora iki? Arizera Imana ajye ku muhanda ajye gusabiriza, cyangwa arabifata nka za njuga z'abakozi b'Imana b'abapasiteri? Yari abapasiteri nyine babeshya, ariko si mwese ndabazi. Mwuka ejo bundi nabimfashamo nzabarondora da. Nimva akanyarira cyangwa akadeshi nzabarondora. Ariko barahari nubwo atari mwese, abenshi ariko muvugisha ukuri muri abana beza. Sori yaraje anafata ku ntakeze, afata telefone. Umva onkere wawe aje hakunino. Sasa wa musore Aruru onkere we yaje kumureba. Onkere we ni cya gisazi twabonye gikunda amafaranga. Aro స్థానానికి పడిపోయాయిరా నీ 2 మిల్లులు. Wa mwana we uruganda rwacu inganda zacu ebyiri zimaze gusubira ku mwanya wa nyuma. ఇప్పుడు వచ్చానంటే నువ్వు బిజినెస్ చేసే పద్ధతి బాలేదని చెప్పు. Wa mwana we business isigaye ipfa. Onkere, అమ్మకి బాగోలేదు. mama wanjye ameze n'abararwaye. నేను Ubu ntabwo ndi gutekereza kuri business cyane, ndi gutekereza kuri mama. పెట్టుబడనా Rero rekeraho gukomeza kugira uruganda rugurishe. పెద్ద ఫ్యాక్టరీ చిన్నది. Sawa, uruganda runini ruto ndaza kubigurisha onkere, ariko mama wanjye amere neza. పెద్దంత కొనొచ్చు. Rajesh ukorane na onkere wanjye ibyo uruganda muzarugurishe. Nimbona umuntu ugura izo nganda muzazigurisha, kuko inganda ntabwo zifite umuntu uri kuzitaho. ఎందుకురా? Ngiye kumara iminsi 48 ntari hano. Yabwiye sekreteri we, wimbaza hondi ninjye uzajya kwihamagarira ఇక అన్ని నువ్వే చూసుకో. umuntu wese uzajya ujya umwitaho. Yabisigiye inshingano sekreteri. Umva ndagiye. మిగతా వాళ్ళందరికీ నేను ఫారెన్ ట్రిప్ లో ఉన్నాను. Abazajya bakubaza hondi uzababwire ko nagiye mu bihugu bya kure, iyo kure muri Amerika hafi aho. Umusore ngaragiye. Umusore yarasezeye ati ngiye kumara igihe iminsi 48. Harabisaba kuba unizera Imana. Bakubwiye ati jya ku muhanda usabiriza kenshi uhita uvuga ati ubundi se najya kubikora ntanakire wana k'abakozi b'Imana baba banabeshya. Niko abambere batangira kuvuga. Sasa umusore yafashe icyemezo yizera Imana. Buriya kwizera, Bibiliya iravuga ngo kwizera birarema. Korowani nayo ikavuga muri sura yayo y'178 ikavuga ati atabat masahini. Kwizera ni ikintu gikomeye cyane. Kwizera subhana wa ta'ala, amahoro y'Imana mwishimire. Urumva inyigisho zose amadini yose ikintu kwizera ni ikintu bubaha. Si Islam saba Kristo, saba senga iki, bano basenga Buddha ariko no barizera. Sasa umusore yaje muri douche. Yateze indege ariko ndagira ngo ukurikire. Mbega mu gace yaratuyemo baramuzi. Yateze indege usanga uwinda ari bunini. Ava mu mujyi umwe ajya mu wundi. Aho basa nkaho batamuzi neza. Ikote ryamuhenze yaguze senkana arabanza risigaho. Umva, మీ జాకెట్ wibagiwe ikote ryawe boss. Yiyemeje menye kujya kuba wamfunguriye. Ikote arizana hano. Yaje hano ku kibuga. Asiga igikapu cye. Ndayobye ibintu atangiye kugenda byikuraho. హలో సార్ Umva boss vayo hano sha, vayo mwe muraza mugata ibikapu hano, simwe musigamo ibisasu. Baramugarura ko musize ibikapu byanyu. Nari ngiye gukamura. Oya nta kibazo kijyane mu gukamura, nta kibazo. Simwe musiga ibisasu.
sasa yateze twegerane, afite amamodoka menshi, filime bayise Billionaire. Yatangiye kureba ba wamfunguriye, ni umukire, ni umugaga, yakuriye mu gikoma cy'avoka. Ibaze kujya kwicara ku muhanda nawe uri kureba iyi filime nubwo bitaracamo neza, ntabwo wapfa kujya kuba wamfunguriye. Arishyura, umva wingarurira yagumane. Sasa umushoferi kure bano, boss we, kumva umusore byose yabisize mu modoka, igikapi n'inkweto yarazisize. Arangije mu rusengero ati mana, iyi ndahiro narahiye ntabwo yoroshye. Mu minsi 48 ntabwo yemerewe gukoresha izina rye kubazwi uko byamera kose. Nta muntu ugomba kumenya uri wa musore we. Yaje gusenga. Mwadufunguriye. Abafunguza benshi ubusanga bari mu zabukuru, batareba, baramugaye, abandi barabana n'ubumuga butandukanye. Uyu we ni umusore ukiri muto, ufite n'amafaranga, ufite n'imbaraga. Sasa utwasigaranye mu ikofi yakuyemo ifoto ya mama we, ayibika mu mufuka, arangije afata ibifaranga yari afite byo yarakenyereyeho, arabibaha bigabanire. Arebye saa sita zirageze, umunsi urenda gutangira. Umunsi wa mbere n'uyu saa sita agomba gutangira akazi. Ibyo gutebeza, sasa ba wamfungure bano batangiye kugabana amafaranga. Mwana ni 8,200 musaza. Uriya mugabo ninde utanga amafaranga naricara, abandi batanga uduceri. Sasa kunino umusore yemeje gukora ibyo bamusabye. Bimeze bite? Umusore arangije za kunino. Munsi y'imodoka aza modoka nimba ashaka kuyiba. Ko iyo modoka rukuntu twara ugasanga ni ibintu by'umukara. Atangira kwisiga, ase nabi nyina se nka wamfunguriye. Uwo ari umukire wa mbere mu gihugu, za miliyari zazifite. Dore ngo arisiga imyanda. Biriya bisaba ube wizera. Yaje yako nasanga bari kuganira. Ni umusore afite na fresheri, yakoze inda, urabona rwose ukabona ko yari iryatungo bita ngo umukiza cyane. Umva muri aho ntacyo mumbabarire. Yabuze nahera babwira ngo mwamfunguriye. Yabonye n'abarusha amafaranga ari ubwana bwo muri seconde no muri bwa university, abona n'ubwana arusha amafaranga atinya no kubusaba. Urashaka kugenya kubaho పేపరా? సరే తీసుకో. బిచ్చమనే మాటే నీ నోటి నుంచి రాలేదే. Wa musore we, na nubu kuvuga ijambo mbabarira byakunaniye. Urumva ari gutuzabaho nka wamfunguriye. Umusore akifitiye icyizere muri we. Madam mwamfunguriye, yaje kwitoza ukuntu azajya avuga. Madam garamfure mwamfunguriye biramucanga, ntago amenyereye gufunguza. We aratanga. Nyagasani wamfunguriye byamucanze, yaje kwitoza ukuntu ajya gusabiriza. Ariko uzi kujya gusabiriza kumva ko asaba ari gusenga. Yaje akorino, bose mwamfunguriye. Genda wakigoryiwe, twe dufungurira abantu bamugaye. Mwamfunguriye. Ni igisore cyakoze baba kimeze nk'icyateruye ibyuma, ni kizima kiri gusabiriza. Harasinzi ko ari ni wapfa kuguha. Atangira kwibuka mama we. Umwana yakuze ari wo mu bakire, nta nzara yigeze amenya uko isa. Niko ambwiye ati ntabwo ugeze umenya inzara. Yaje akora kare kagenda, natwe byaraducanze. Yaje no gusaba bamwe budutaro. Mwamfunguriye. Ngo ngwiki? Inzara iri kunjya, mwamfunguriye. Mfasha gutya nkwereke. Wansererezi wa kigoryiwe. Urufite ibibaraga wagira ngo ni ikimoso ukaza gufunguza wagiye kwikorera imifuka. Mereza inkoni dukubite imbwa. Izi mbwa nizo ziteza inyuma igihugu. Imbwa ni umusore kazi isabiriza, barakubise nimwe musebye igihugu mwokapfa mwe. Barabwira mwihangira imirimo mukajya gusabiriza muri abagabo. Batangiye kugikubita. Aje kwicara ni umukire, baraba mukubita ni bagafifi, arabarenze. Wamfunguriye. Sasa nawe yatangiye akazi ko gusabiriza, ariko bari kumubona bakabona nawe akwiye kubafungurira. Wamfunguriye. Ibaze watangiye kuba uri wamfunguriye, ariko ba wamfunguriye bagenzi bawe bari kugusaba. Yatangiye kuri bundi abasabiriza bari hakuri na benshi bibanira n'ubumuga. Ati babasaba icyo kurya, bahangayikishijwe n'icyo kurya, basaba kugira ngo bare kubabaho umunsi. Nakaririmbo abasabiriza bari hano, we byamucanze. Ruracyafite fresheri, niyo rwakwambara nabura mubona ukamubonamo ibiryo. Yatangiye kwibuka inci yari y'abaginga. Nanjye runarukubita ruje runsa buruntu, ni ruzima, ni urusore. Ibaza ariko ati abakire bagiye bereka abakene utubabazi duke, isi yahinduka paradison. Nakaririmbo. Sasu yarebye abantu agiye kubaho nkabo, n'abantu arenzeho. We ni muzima, yarize avuye kwiga mu bihugu byo hanze mu Burayi. Yaraje guteza igihugu cy'iwabo imbere, akontorora inganda z'iwabo,
bahise bamusaba kuba wamfunguriye. Abandi basabiriza nta n'intoki bafite. Arasabiriza ati ari byo bavuga ngo biragoye burya ko umukire yazinjira mu bwami bw'ijuru. Uyu mugabo yari umukire. Sasa mu nzira agenda yatoye igiceri cy'ijana nimba atari senkani. Ni umusini wana. Nta n'irindazi ririmo. Umusore yakomeje kugenda mu mujyi. Uyu ni umunsi wa mbere, nako umunsi nturarangira n'amasa inzara itangira kumurya, kandi yaramenyereye kubyukira kuri dendo. Atangira gura n'abapagasi biyarurije agapura ka turuwasa. Ayo muginga ntasha haha abiyarurije agapura ka turuwasa. Ati muri isi twese tuba dushaka ibyo abandi bafite. Ati niyo mpamvu umuntu wese muri iyi si ni wamfunguriye, kuko buri umwe hari icyo ubushaka. Ubu umukire ushaka ubukire burenze uri wamfunguriye nawe. Uri munsi yawe usabiriza ku muhanda nawe abasaba ni wamfunguriye. Ati Imana yonyine niyo murinzi wabo ngabo bari kwicwa n'inzara. Ati buri munsi burya wabona icyo washaka cyangwa ntukibone, n'ubundi ukomeza wumva hari ikibura. Niko muri iyi si tubayeho. Ese biragenda bite? Umusore yaje yakora ino sasa mu nda atangira kumurya icyo mu nda sasa kuryama ahantu ba wamfunguriye baryama, nimba hari ibiheri, nimba ari ibiki, nimba ari inda bitangira kumurya bare bagingara nibwo akiharyama, ntago araharyama neza ntaraba. Uyu ni umunsi wa mbere. Sasa umunsi wa mbere nturarangira, iminsi 48 yari marate. Yaje hano bagaburira ba wamfunguriye bose, nawe yaje gusaba bya birya atajyaga arya, kuko inzara imwishe burya niryoha. Yatangiye kubirya, atangira kurara ku muhanda. Afite amazu mu murwa, afite ibipangu, afite imidugudu yubatse, ariko ari ku muhanda. Ibi byose arabikora kubwo kwizera Imana, avuga ati ibi nimbikora wenda Imana iraza kugira gute gutabara umubyeyi wanjye. Bimwe bavuga ati bisaba kwizera Imana. Niyo mpamvu mbwira ati kwizera buriya ni ikintu gikomeye. Ariko mwisinzi mufite ikibazo cyo kwizera Imana, nkajye mwizera Imana. None ikibereka ko mutizera cyane, nanjye njye mbona niyo nzanye filime mwizera. Ubusa noneho roki filime yazanye ni nziza kandi murabizi na filime mindaba mufite ikibazo cyo kutizera. Yaraye ku muhanda n'umukire Gatorore, bamwise Aruri. Yakubaho inzara kiri kunyica. Umva ndaguha agakombe k'icyayi gusa wana. Sasa yagize gutya azana agakombe. Wa mukingo ifa mu nzira abakiriya dore baraje. Kumbuye nawe yaraje gusabiriza. Va mu nzira dore abakiriya baraje. Kumbe nawe yaraje gusabiriza, baravuga ati dore umukiriya yaraje, kubera bamubona na fresheri, kumbe ntibazi ko nta kintu ariho. Yakomeje imbere mu nzira agenda, fate sha arabatangiye gukubita. Mu nzira agenda arabamukubise. Ni bande yigendera, bivuze ngo baracyamubonamo imbyeyi. Mani fayo tumusake mwana, tumusake. Baramusatse, musake mwana, baramwibye. Bivuze ngo yarari gusabiriza, ariko nukuvuga ngo aracyagaragara nk'imbyeyi. Kuba yambaye silipa, uzarebe niyo yambariye ikabutura y'amafuti na silipa, n'ubundi ubukibona nsa nk'amafaranga. Sasa rero yambaye kamambiri n'ibipantaro by'amafuti, ariko n'ubundi aracyasa nk'amafaranga. Iyo usa nk'amafaranga uba usa nk'inoti. Baramwibye, baranamukomye. Ibaze wamfunguriye ariko ugifite n'ibyo abantu baza kwiba. Uyu ni umunsi wa kabiri. Uyu ni umunsi wa kabiri. Bimeze bite? Tuvera tugaruka ya kuri rwa ruganda rw'iwabo. Kuri rwa ruganda rw'iwabo onkere wavayo. Uyu onkere baramubwiye ati nabona abakiriya azagurisha zino nganda, n'ubundi ntiziri gukora neza, ntizifite uzitaho. Onkere wavayo. MD ni kalawali. Cotton division ah? Auno. Ndashaka kureba managing director. Zakuri no. Ni onkere we. Zazano niki warata passage. Rawaya send. Arlona. Kariboni. Podaya Simon Betting. Aruri arimo. Sasa onkere aje kureba Aruri, nazi ko Aruri yagiye gusabiriza. Agarara hano. Tangira kureba rwa Aruri. Iki cyana sha cya mushiki wanjye cyaranyiranye. Uyu mugabo akunda amafaranga. Italian cuisine ante chala ishtam. Aruri yakundaga rwose imitekere muri Itali. Mwakire ibyo muhaye hano. Inka nuwe Arulito matlad. Umva hamagara Aruri muvuganisha. Adagatam marchepoyano. Aruri maze iminsi birimo hamagara telefone ye ntayiriho. Adi nyine
rwa sekreteri rwe అయ్యా నాతో ndi wonkere we mbwira umwana wanjye ari సార్ ntabwo ari ukomeza nyakubahwa కానీ మలేషియా కానీ వెళ్ళాడే yagiye muri banki ku cyane Malaysia ఆ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వు సీటుకు వచ్చి mpereza nimero zinze kumuhamagara లేదు అతనే ఫోన్ చేస్తాను nta nimero yasize yarambwiye ngo niwe uzanyihamagarira ampe nimero tuzajya tumuhamagaraho దగ్గర నెంబర్ లేదా nta nimero ufite twamubonaho wonkere byaramucanze uyu mwana agiye ati mwaramutse nyakubahwa aruru yaba arimo ra పాస్పోర్ట్ రెన్యూలు nari muzaniye pasiporo ze yari yagiye kuyigira nshyashya ఎందుకు అబద్ధం చెప్పాడాడు kuki uriya musekreteri wambeshye ni gute umwana yagiye mu bihugu byo hanze nta pasiporo afite bivuze ngo hari ikintu bari kumpisha ఫ్యాక్టరీలకు కలిపి 4 bose bari abantu uzi ko bafite inganda zihagaze miliyoni 440 zifite agaciro bivuze ngo ziriya nganda uko ari ebyiri zihagaze hafi miliyari అంటే మనవి కొంచెం తక్కువే bose bafite inganda zirenze izacu baraturenze ikigoryi cyaramututse wa kigoryi uri kungereranya n'abandenzeho yarababaye sha bose urushoferi rwe namubwiye ngo bose bari abantu baturusha amafaranga bakurenzeho yakubise ikigoryi wa kigoryi we ntukajya unyibutsa abandusha amafaranga bose mundeke ikigoryi gusa nzakwica ubutagifite umunwa wakinaniye ఎక్కున్నాయి కానీ నా పిల్ల ఒకటి తెచ్చింది కదా లేట్ umugore wanjye ataza kubyara abana babiri ngo mbagabanye inganda zanjye nibyo nari ntunze mbarusha amafaranga ఇక్కడ వాడు ఒక్కడే వారసుడు ati niyo mpamvu uriya musore bamubyaye wenyine akaba ariyo mpamvu bamuraze uruganda ruhagaze za miliyari umusore rero ku muhanda abandi bari kurwanira ibintu we yabitaye natugare kuri ba wamfunguri umva musaza dore wa mugore wambaye sari y'umutuku yajya duha amafaranga madamu mwahushyemo mwadufunguriye barabafungurira mwana bamaye 5 baba wamfungure bari hafi y'urusengero buriya ba wamfungure bajya gutegera abantu hafi y'urusengero ko umuntu aba avuye gusenga pasiteri amubwira ati mutangire mukore neza kwisaka biroroha cyane kureba uje hano uba ari gufunguza isumwe మళ్ళీ వచ్చారు kuki yise ugarukara తిరిగి అడగకూడదు ఏమయ్యా దానికి కాదు సార్ మీతో కలిసి nanjye ndashaka kubiyungaho ahubwo ejo yabaye amafaranga menshi మీరు కూడానా ఎందుకు ngo iki urabizi వచ్చే ప్రతి ఊడికో ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంటది ఆడాడు ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్పి అది మనం uyu mugabo natubwira inkuru ye turaza kubabara tumusubize amafaranga yaduhaye ejo సార్ reka tumubwire nawe yicara ze dufunguzanyeho kugira ngo atubwire inkuru yicara nawe ufunguze azana agatebe aracyafite ubwibone ntabwo yakwicara hasi aracyafite mu mwiryo kuki wicaye hejuru క్యాష్ కౌంటర్ umeze rega nka kashiya wacu niwo tubara amafaranga icara hasi nka wamfunguriye wa kigoryiwe ntabwo ari uko basaba wicaye nka boss uri mu biro shyira akabuno hasi uce bugufi తిరిగా cara hano hindukira cara hano మన వృత్తిలో మొదటి winjiye mu mwuga ariko isura yawe iracyafite fresheri sha urasa nk'imireti urasa nk'ibicapati by'amafuti కూడా జాలి కలిగి wowe na Maria Tereza kubonye ntago yagufungurira kabisa kandi ariyo munyemwe na Tereza ntiyagufungura ukuntu usa ufite fresheri bakoyeyo siraje banza wanduza ishati imbere na mbere bamukubita ibisiraje mu maso bagire ngo urirutuma ifu batangiye neza isura baragiye barayisiga iba umukara asa nka Julius Chita రోజు చేయాలా అవసరం లేదు nzajya nisiga siraje buri munsi ఇప్పుడు హీరోలు మొదటి సినిమాలో aya urisiga iminsi 2 cyangwa 3 bimaze kumenyera urabona umuntu akina filime iya kabiri niba bataramwakira అందంగా తయారడని అర్థమా అలా అని ఆడియన్స్ మైండ్ సెట్ ariko iyo amaze gukomeza akina filime abaturage batangira kumukunda atari uko ari iboga ahubwo ari uko amaze kubajya mu mitwe natwe rero niko bimeze n'umara iminsi 2-3 hano ntabwo ari ngombwa ko yisiga siraje అడిగి డిస్టర్బ్ bazaba bamaze kwiyakira kuri wamfunguriye ఆళ్ళని బిచ్చమే ntago nanone dusaba abantu bari kwinjira mu rusengero ya urabareka bava gusenga akaba ari bwo basaba bafite amavuta ukabafatirana n'aya mavuta అంటే వాళ్ళది ukabafasha ukabasaba kandi ugira icyo amwereka ati wuhamo umubyeyi అందరూ బయటకు వస్తారు రా మనం డ్యూటీ ndabona n'amasengesho agiye kurangira reka twitegure tubasake abavuye gusenga mwaduhaye mwahushyemo mada iki cyo ntawe uri kugiha చేయండి స్వామి అయ్యా rwose muduhe అయ్యా umukire wa mbere atangira gusaba అమ్మా yarasabye bwa mbere na mbere ya mbere yarayakoreye yumvishe bimucanze ntabwo yarazi ko hari umuntu wamuha nk'umukire urenze cyane urenze bano bose bamuhaye ntabwo yumva ko hari umuntu wamuha yarebye amafaranga 5 bamuhaye yumva rwose ayakiranye yombi ntabwo yarazi ko hari uwamuha నో ఇంప్రూవ్మెంట్ yahise aza kuyashyira muri telefone amagare 2 రోజులుగా కాళ్ళకు కూడా వాపు వచ్చింది టెంపరేచర్ mama wawe rwose ubushyuhe buracyari hejuru nta kirahinduka aracyameze nabi ku munsi wa kabiri yatangiye kumva ko mama wari buyitakira tu ukuntu Imana ibahigiye mugasanga muri kuyihutisha uyu dufaranga twambera mu yahise aza kudushyira muri telefone ahamagare piburifone avayo kugera na Romugonzi mwimuritse sasa kugera no mu nzira agenda hari agakobwa keza yabonye abona amafoto ya Karayasi
akazi hehe ku mbuga nkoranyambaga, arabona amafoto y'aka gakobwa yajyaga yabona ku mbuga. Kugera hano disi agakobwa kabonye uryamye mu nzira, nimba yafashwe n'igicuri. Aro yabonye aryamye hano hasi. Uri hano umugabo uryamye mu muhanda, nimba ari igicuri, nimba ari doze. Umusore areba agakobwa kari gufasha umuntu hano, kabonye umuntu uryamye hasi gakuriye telefone, karayimwaka mufuka. Ero ntago nge munzi, umugabo muziranye ariko yasinze aryamye hano muri rompuwe kwa Rubangura. Nari mbonye mu bantu bamuhamagaye urimo ati hakuno no kwa Rubangura no akaduka k'amayoga, niwe umugabo waryamye, ibyibura yakoze akazi ashinzwe. Ati mama hano hari umugabo wasinze ariko wabona afite abana, buriya disi babona abana be bamutegereje bavuga ati papa agiye kuza abazaniye ibitabo. None umugabo yasinze, uyu musore disi yabonye umukobwa, abona yaramuzi ku mbuga, ariko abona umukobwa mwiza ufasha, akomeza imbere. Yaje akurino basi kugera hano yewe tsamubwira tuzabijya gutangira umunsi buri gihe nta n'atanu ufite. Nimba yasabye bakamuha amafaranga ajya agenda yature yamaze gukuramo ibyo arya, mwamfunguriye mwokabyaramo. అడిగినప్పుడు నువ్వు ఇచ్చావా? wese ngusabye wama ndashonje nukuri huhamo. ఈ సిగ్నల్ దగ్గర పోలీసు umva urabizi urabona సిగ్నల్ దగ్గర ఇస్తాను. tugende ndaguhera amafaranga. వచ్చిందా బంగారం? ndaguhera amafaranga hakurya iriya. Kumba ari kwibwirira shiri kuri telefone. Mama mwadufunguri. Kumbe abazungu bahari. Thank you. Murakoze cyane bose abazungu barabahaye. Umusore no bamuhaye mu madolari. Babahaye mu madolari. Ni abazungu. Mani mwayabaze neza ubwo baraduha amarupi 950 na barayagabanye. Abazungu babaha utudolari. Mani nawe akira. Shirt. None se tujye kugura nk'ishati kwingi iri kunuka umva umuteto kandi. Tujye kugura ishati. Sasa bamuzanye hakunino. Niba wamfungure bamazemo igihe. Itra, ide bro. Aro rimwe no tukwereke sha. లోపలికి రా. మామట్ పడుకో. Njiramo indani nkwereke. ide మన సాపర్ స్టాప్. Hano niho duhahira. Kumbe bafitemo inkweto nziza, amaparufa, amavuta, imyenda irenze bayifitemo hano. అవి వాళ్ళు వేసుకునేది. హాఫ్ Iyi ni imyenda twambara iyo twarangije akazi. Wowe wambara size ingana gute? ఈ దగ్గర ఇన్ని ఏంటి Ko mufite imyenda myiza myinshi. టిఫిన్లకి భోజనాలకి 40-50. Umva iyo twamaze kurya ibya saa sita n'ibya nijoro no ku manywa, hasigaye nyine natwe tuguramo imyenda myiza. Ba wamfungure buri batari mu kazi bari iwabo. Baba barusha ingo nziza babayo neza kubarusha mwe mubafungurira. Ndababwiza ukuri. Ndavuga ariko mu Buhinda binazinze. తుంచుకో అందరూ పనులు పూర్తయ్యాక 6 దాటాక ఓ పెగ్గేసుకుని ఇంటికి చేరుకున్నారు అనుకో. Iyo turangije akazi turagenda tukanywa buri umwe nk'icupa rya wine nk'amacupa 5-6 tugataha twasinze. Atakazi kacu gufunguza karangira saa 12. ఓకేనా? Nyuma y'akazi rero ko gufunguza natwe tujya kurya isi. Turi abantu nk'abandi. బట్టలు ఇస్త్రీ అవుతాను కూర్చోమంటున్నాను కూర్చా. Icara hano ariko imyenda irimo hano hasi tuyitera ipasi, kuyicara no kuyitera ipasi. Musore sasa ఇచ్చాడు కదనే ఈ షర్ట్. umva iyo myenda myiza tukugurishije rero utazaza uyambaye mu kazi. Uje wambaye neza na wagwa na 5. కళ్ళు ఉండకూడదు. Uza mu kazi wambaye nabi nijoro wajya kurya isuka ukambara neza. దగ్గరికి వెళ్ళి అడుక్కోవాలని ఆశ ఏంటి? శుభ్రంగా ఉన్నామంటే డబ్బులు ఇవ్వడానికి వాళ్ళకి మనసు రాదు. Ati impamvu twambara imyenda minini twogoshe n'ibyanwa దానికి ni ukugira ngo batugaburire tubafunguze baduhe. మానంతో మర్యాదగా ఉండాలని. Turamutse dusa neza babona turi abanyacyubahiro ntibadufungurire. శుభ్రంగా ఉన్నాం తమ్ముడు. వెళ్ళి స్నానం చేసి ఈ షర్ట్ వేసుకో. నీకు నచ్చింది కొనుక్కొని తిను. Ariko nanone dusa nabi tukambara nabi ariko nanone tukarya icyo dushaka. Niba wamfunguriye tugaruke mu karesitora kari hano. Kumbe wa mukobwa niko akora mu mwe twabonye ku manywa. Resitora yabirimo amasazi nimba atari imibare kuyica. Nakobwa twabonye ku manywa. Umubu wundi kubita urushi akubita umukirasi kubisa umubu. Kumbe kureba kano gakobwa asa nk'uwajyaga kabona ku mbuga nkoranyambaga. Arakazi. Mumbabarire. Ukuri nashaka gukubita isazi naga ari wowe. Oya ntaribi. Ariko ari ikigabo kimukubise. Moncheri kumbwira ngo warugiye gukubita umubu yaguhitana. Mubivuga nyine muvuye mu ngumi muri kuri polisi. Ariko ko ari umukobwa nyine urapfusha. Ntaribi ko ntanababaye se. Diga ndi umusore. Ugasanga umukobwa yatangiye kureba bogari. Big bogari cyatazi ni wamfunguri. Yamanutse kuri mena areba ko kurya gahendutse. Muko banze ujye koga intoki nabonye utakarabye nyuma yo kwica isazi. ఒక స్మాల్ పిజ్జా. Aracyifitiye isuku ye unzarire na pizza. Aracyifitiye isuku yo mu rugo ngiye gukaraba intoki ubone kunseriva. Cyatazi yageze mu buzima bubi.
umva dufite abashyitsi kumva iyi resitora menya nta bakiriya igira ku buryo babonye umukiriya babona ni ibintu bidasanzwe. Si umukobwa yabonye ibogari, mbega ibogari, Yesu Kristo, wabona disi buriya gikora gifite amafaranga cyaranagafashe, kumva icyo atazi ntiwafungure. Icyo atazi. Tugaruke kubarara mu mujyi. Telefone kubarara. Nabarara bo mu mujyi, bya biraro byo mu mujyi. Ni ibiraro biri mu nzira byigendera. Igera hano batatu bavuyemo. Boss afite ikihe kibazo? Boss adusize hano mwana nta natana dusigiye mwana. Kandi akabari karafunguye ubuse turanywa iki mwana. Sasa tugaruke kuri wa wundi uvuye kurya. Aracyafite $2 ejo bamuhaye yavunjishije abona n'amafaranga menshi. Mwana uriya muginga afite amafaranga agiye kuyatura. Umusore yafashe amafaranga 1000 arayatura. Mwana bivuze ngo umuntu utura amafaranga 1000 kwikofa basigaranye nk'ibihumbi 500. Uriya niwe mukire tugiye kureba. Kumbe uyu ni wamfunguriye. Ari mu nzira agenda baramugota babonye atura 1000. Mwana waduhaye 1000 ose musaza. Nta 1000 mfite. Basi duwe 5 musaza. Nukuri n'amafaranga mfite. Ayo nayo mfite yose ndayatuye. Uri kubeshya. Wowe watura amafaranga yose surasabiriza. Yego ndasabiriza. Ndagukubita wa mukinga we. Ndababwiza ukuri ndasabiriza. Iyo maze gukuraho ibyo nshaka nariye nanyweye asigaye yose nyatanga mu rusengero ngasubira gusabiriza. Ejo nibwo abazungu bamaye amadolari wakigoryo ibogari nkawe urasabiriza mu gisake sha mu musake. Baramusatse musangana ifoto ya moye gusa. Muginga na amafaranga afite ifoto y'umukobwa mwiza sha bakubita hasi. Dore ngo baramwiyenzaho. Yifite ibibazo bye. Ari mu masengesho asenga iminsi 48 ngare ko moye yakira. Bamusanganye ifoto ya moye mama wakiri muto. Kagafoto ko mbona ari kabi mwana. Ntabwo urabona abakobwa beza mani kugenda ni igifoto nk'iki. Mukeri kuvuga mama we nabi box. Arabahindukiza. Bayobye. Vuga mama we nabi mama wari muri koma. Bafata ya foto bayinaga mu mazi. Dore ba basore b'ikigere bahaza ibimugi. Bamwe bazakubwira ati duha amafaranga mani tujye kunywa inzoga. Bitinse bakayiha. Sore. Nabiko ni kimwe umuntu ari mu kazi. Yaje gusabiriza. Yari magagari. Nari magaga. Bagisi. Gumi. Yariye neza, akora siporo, yiga neza. Niyakubita nyine harimo imibare yize. Kubita matematike. Kubita matematike. Muri muntu wiza kubita neza sha uko ashyiramo na ka fizike. Aha. Kigori kimwe cyaje kwihisha. Sore yarabakubise. Yagukubitiye imbwa hano. Zigenda zanduranya. Nundi munsi. Bikora iki umuntu arajya kwisabira. Kumbe dore ka agora kigenzi ka. Aguruka musaza nakabwa. Kara kidusi. Kumusore. Ifoto yo yaje yakorera arayoza bayishyizeho ibyondo. Mama ameze nabi. Ndakubiswe nkubiswe bugoma bw'abaporoso. Bamukubise nk'abakubita ingoma y'abaporoso. Mani bigenze biti. Baba wamfunguriye baraje. Inshuti yangiranyereye igwamo hano. Muyifashe. Mwabigorye mwe mwari muje kwataka mugenzi wacu none muri kudusaba ubufasha. Niba baba wamfunguriye bandi. Ko mugenzi wabo. Sasa yarebonye kuri amagabo ari wamfunguriye. Manu urabizi uzi ko wa musore ko kari wamfunguriye mukubiswe no wamfunguriye. Mani ndi kubabara naviriyemo imbere. N'urugoryi. Tugaruke hakuno sasa nguyu. Yaraje yanika yafoto ya mama we. Arebe ko yuma. Niko kantu yasigaranye agendana ku rwibutso. Bimeze bite? Katurore. Umunsi ushize awukura mu nzira amaze guca iminsi 9. Sasa tugaruke kuri kagakobwa. Kano gakobwa mu gitondo yafite udufaranga yararanye arabanza akadutura. Sasa kugera no rimanuka yabaye. Oh my god. Mane yanjye. Budile niko? Wagikobwa y'urutwara nago ureba. Sir sudden break. Ufashe feru uhubutse mita nkugonga nago nta kinyoteri wari washyizemo. Yenta utundo chepa. Ibyangiritse ndabyishyura. Wewe wanyishyura ngahe muko? Wanyishyura ngahe? Tunanaga chepu yantestaw. Ndakubaza wanyishyura ngahe? Endara chibeli baro ankutunawa? Ubundi wogerana 500. Yala bille atama. Kampani yanjye igwe facture 25,000 wayibona?
erega waye పెద్ద రాయల్ ఫ్యామిలీ warangiza ukagenda utuka abakobwa ubonye bose weho nimba uturuka ibwami kuki utwara akamodoka k'amafuti reka ninjire imbere ndebe kataloge y'iyi modoka ndebe kugera modoka kumbe hari kunuka muze హే ఏసీ కూడా వేసుకోలేదు ntago wigeze uzimya AC kumbe niko kubwira ati mwahumekeye mu modoka hari kunuka umukire yarasebye shawo uyu musore amoko ya modoka bayazi n'ibiciro byayo ni umukire ఏం చేస్తారేంటి sha wa musore ukora hehe ko numvisha uzi ibintu byose షేర్ మార్కెట్ లో వర్క్ చేస్తాను అందుకేనా barabaje tukoreye ko twumvisha uzi ibintu byinshi థ్యాంక్ యూ సో మచ్ urakuze cyane pe మీరు మా రెస్టారెంట్ కి wigeze kuza muri resitora yanjye urabyibuka yego కెన్ ఐ గెట్ యువర్ నంబర్ none se wampaye nimero za telefone muko nta telefone ngira umusore w'umukire nk'uyu w'iboga rubona mu muhanda uza amoko y'amamodoka z'ibiciro byayo wamusaba nimero akubwira ati nta telefone ngira arambeshye buriya ni uko unyemera hanyimye nimero nka bimwe ukajya dukora nyimye namba kumbe si ukumwima nimero nta telefone afite mw'iminsi కూడా ప్రమాణం చేయాలరా mva mwana arahira ko utazaduteza abantu ko twakubiswe na wamfunguriye zaza byaye ko byaje kubwira rakiduse baramuzagira umuntu mani dusezeranye ko utazaduteza abantu మనకు మందు పడకపోతే mwana ntago nabasezeranya ko nazabateza abantu mutarangurira byeri bamuzanye mu kabari basinywa byeri ariko ntuzaduteza abantu ko twakubiswe mwana ngiye munzanira inzoga ihambaye wana మాకు మనిషికో బీట్ basi turanywa byeri తీరా ngiye nywa byeri reka వచ్చి దాన్ని అవమానం turi mu iduka ricuruza za wayini njye narihaye ntago nanywa byeri bitise nzabateza abantu ko mwakubiswe na wamfunguriye mu buhinde kiba ari igisebe iyo umuntu murusha amafaranga kumva ngo yagukubise ni ikibazo mu buhinde bagira ivangura rishingiye ku cyiciro cy'amafaranga ufite aho usanga umutindi yubaha umukire kubi నేను ఎవరికి చెప్పను kigoryi we కోట చెప్పు mungurira irindi cupa naho ubundi nzabavamo ma nta mafaranga dufite basi nywa rino iri cupa reka ntago narinywa ndabaraburiza ndavuga ko mwakubiswe na wamfunguriye ni kaduse ndabaraburiza raki కానీ నీ పెళ్ళం umugore wawe ntago yambera umukunzi musubirane కాదు లాస్ట్ మంచి అర్థమైందా uranyumva mungurira icupa rihenze ntago mvanga ubwoko bw'inzoga అదే బ్రాండింగ్ umva duha icupa hariya baje kugura తమ్ముడు మొహం నిండా డబ్బులు mani ko wakubiswe ku maso పెట్టుకుని ఎందుకై ni gute kuko umusore nkawe mwiza wakubiswe na wamfunguriye kumba akagoryi kamaze kubaraburiza umva bakubiswe na wamfunguriye no kuri telefone katangiye kubarabuza bakiri no mu kabari kabateje ababarumani wanjegera uraturaburiza tukiri kumwe alo muraho sheri uri he sheri urinde tumuvandimwe numvishe ngo wagiye kwiba wamfungure ngo wamfunguriye aragukubita amakuru nta hantu atageze rakidusi yamaze kuyakwirakwiza isi yose iki kigoryi twakiguriye byeri kituraburiza kumbe bari bicaranye cyandika kuri telefone za whatsapp kibaraburiza ati bakubiswe na wamfunguriye nta muntu utabizi hakurino hari uwamenye itara ryo ku muhanda aho ba wamfunguriye barara hari icyaje musaha ijuru buriya bari abantu baba ku mihanda barara ku mihanda b'abakobwa b'abamama bari ubona bavuga ngo barasaze bari ku mihanda bahura n'ibibazo byinshi niho ujya kubona ukabona umuntu aba mu muhanda yarasaze ejo ukabona aratwite hano mu basabiriza harimo agakobwa gasabiriza k'akaragi ariko ibigabo bifata ku ngufu hano warurwaje mva mukawucicika nkora kasikosikosikosikosikosiko kigoryi kijya ku mukobwa kitarafata umukobwa ku ngufu ngo nuko ari ikiragi wa musore ari maso bogisi wa kigoryi we fata abakobwa ku ngufu aracyambara bano barabyutse cyari kije gufata ku ngufu umukobwa ngo nuko abana n'ubumuga bwo kutavuga ngo kiba kivuga tuyu nta nubwo yajya mu rukiko ngo ndege ngo namufashe ku ngufu cyari kije kumufata ku ngufu umusore yaratabaye ubu bano ni bagenzi be basabirizanya bakora umwuga umwe umukobwa yaraje gikura y'inkota gifite na moto cyari cyaje gufata umusazi ku ngufu umukobwa wibana n'ubumuga umukobwa nagavuga uyu mukobwa disi baza kumufatirana ari benshi kubera basa nk'ababona nk'aho yasaze tugende umukobwa yarababaye we wirira wana ngwino n'ubwa mbere sibonye twako twakubitiwe imihanda umukobwa yarababaye ntagavuga barabafatirana ujya kubona ukabona umusazi mwari muzi ejo aratwite hari ibisore by'ibigoryi biraho bigenda n'ibipapa bigafata abantu ku ngufu kuko baba bavuga ati uyu nguyu nta kintu yavuga wana ni umusazi cyangwa se ntavuga ugasanga ari abantu batiyubaha bameze gutyo basifata sasa urebye kano gakobwa uri kunshimira
నీకు సరిగ్గా నటించడం రాదు కదా. wa mukobwa we ntabwo uzi gukina urabeshya, ntabwo uri umukinnyi wa filime mwiza. ndabizi iyo abantu babayeho mu buryo butandukanye. wa muginga wari wigize intwari, ejo tuzagaruka umukobwa tumutware. sasa uyu musore yabonye uyu mukobwa nubwo aba yigize ikiragi ni muzima kugira ngo ashake amaronko. uyu mukobwa yigira ikiragi ngo abone ko asabiriza ariko ni muzima, akigira n'umusazi. umusore icyo yakoze nta kindi, musinyano yese azana umukobwa amuzana mu bitaro hano nk'umuntu wize. niwe wamushinzwe. yego అక్కడ ఉంది సార్. ninde nuriya mukobwa. sasa yabwiye umukobwa ati noneho igira idebire nkwerekana umujyana. ఈ ఒక్క హోమ్ లోనే డబ్బులు లేకపోయినా చేర్చుకుంటారు. hano niho hantu bajya bakira abantu babana n'ubumuga batabasabye amafaranga. mu minsi 34 bazakwimurira ahandi hantu heza. అప్పటి వరకు నువ్వు ఇక్కడ ఉండేవాడు. mu gihe batarakwimura komeza wigira umusazi wigira idebire mpaka bakwimurira ahantu heza. niho uzanye umurwayi. yego umukobwa yaje noneho yigize bamwe b'uburwayi bwo mu mutwe basa nyine nk'abatuzuye, niko navuga, sinzi uko nabivuga, babana n'ubumuga nyine bwo mu mutwe. umukobwa nawe yaje yigize gutyo kugira ngo arebe ko bazamwimura muri ibi bitaro bakamujyana ahantu heza akaba ubuzima bwiza, kugira ngo ave ku muhanda bya bigoryi bitazagaruka bikamufata ku ngufu. సరేనమ్మా. ibigoryi byari bitangiye kumutega iminsi ati tuzagufata ku ngufu ejo tuzagutwara. yese aza amuzana hano. sasa muri ibyo bitaro by'abana n'ubumuga kugeramo yabonye wa mukobwa ukora mu karesitora, agira gutya akaza kugaburira ishimwe. kumbi ishimwe agira gutya, ishimwe afite akaresitora ku Gikweto hano i Nyamirambo mu Biryogo, agira gutya ibiryo bihari akabizanira abarwayi bifitiye ikibazo. sasa umukobwa kureba gutya abonye umusore, nawe urafasha nanjye ndafasha. mbese hano uriya mukobwa papa uriya mukobwa ni umukene. సరిగ్గా వానలు పడక urabona imvura rwose ibintu ntibikera. బ్యాంకులో తీసుకున్న అప్పు తీర్చలేక వాళ్ళ నాన్న papa yaje kwiyahura bitewe nuko yananiwe kwishyura ideni rya banki బతకటం కోసం పిచ్చిదాని వేషం. kugira ngo uriya mukobwa arebe ko yabasha kurokoka, niyo mpamvu yaje hano akigira umusazi. ఈ ప్లేస్ లో సెటిల్ చేస్తాను. nyuma y'iminsi mike nzamukura muri bino bitaro mujyana ahantu heza. దేనికి? kubera icyo nsuhuza uriya mukobwa uramufashije pe. అలా చూస్తే నేనే మీకు సెకండ్ ఇవ్వాలి. ahubwo ngereka ngo ushimire mbere na mbere. kubera iki? ఎవరు పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే hari umugabo nigeze kubona aryamye mu muhanda yasinze, ariko we waramenye ko yasinze uramufasha. hari umuntu unyura ku muntu yasinze ukavuga ati n'ubundi ni igisinzi kanyereke. kandi bagiye ko na papa wawe ejo ashobora gusinda agati kuzo, jya umufasha. 8 గంటలు దాటితే పిండి ఫ్రీజర్ లో ఉన్న పాడైపోతుంది. turabona iyo tubitse ibiryo amasaha arenga 18 muri firigo, hari iyo arenze hari igihe bitakimeze neza. rero mbere yuko amasaha arenga bikangirika turabizana tukabifashisha abo babikeneye. కొట్టబోయి కాస్త nikabigenza gatorore ari hakunino. sasa yatangiye kwibuka aka gakobwa ahantu akazi akiri iwabo muri wa mujyi wabo. yari afite amafoto y'aka gakobwa yajyaga yirirwa yareba. amafoto yari yarayakuye he? mama wakaza akabaza ati kano gakobwa uragakunda? అమ్మాయిల ఫోటోలు ఉన్నాయా? mwana wanjye nabonye mfite amafoto menshi yo kwereka y'abakobwa. నాకెందుకో mama njye uyu mukobwa nkeka ko ari we nkunda. mama we kumbe ఇలా చూడ uyu mukobwa yajyaga abona amafoto, yarabizi amafoto asigaye ari hirya no hino ku mbuga. ifoto yaburiwe irengero n'iyanjye, ntabwo wabona ifoto yanjye ahantu ari hose. అమ్మాయి నచ్చిందిరా. kumbe umusore ka gakobwa yajyaga abona amafoto akagakunda, amaze no guhura n'akana keza. ఈవినింగ్ 6 తర్వాత ati tugiye gufunga iduka ryacu ryarahombye. ati mwifunga iduka saa 12 z'umugoroba ndaza kuza ku iduka ry'iwanyu. z'umugoroba ndaza kuza ku iduka. katurore uwo musore icyo yakoze nta kindi, yaje kuri rya duka ry'abari abakobwa. wibuka uyu musore yize hanze ibintu by'imitekere, arabizi twarabibonye mu mafoto. yaje hakuno mu karesitora k'iwabo w'umukobwa, atangira kubafasha kujya bateka igiporezo cyakurura abakiriya kuko ngo nta bakiriya bari bakigira. umusore abafasha gutegura pizza z'ubwenge. bano basaga nkaho bahumira akarara kubitwa n'imbeho, ugeze n'aho arwara malariya. iriya mbe hatangira kurwara, bagenzi be baramurwaza. barafashanya hariya muri abavandimwe bakamworosa ibikarito bakagira guta imbeho ni nyinshi. nakubwiye ingagari nk'iriya ntago yabura kurwara. ku manywa yaba agiye guhura n'umukobwa akambara twa twenda twiza akajya kwirya amafoto n'umusore. amaserifi niko bayita harya, ni amaserifi. okay ntabyo mbanza wijya kure ariko bakirya amaserifi. umukobwa akaza ibega natoye ingoma mu giti muri musore buriya si umukire. we muhagare kuri bariyeri. we nawe parika hirya sha zana siranse yawe.
ఇప్పుడే వస్తాను. umva buretse ngiye kubavugisha ndaje. Sasa yaje kura fund man makaruswa makakitu kidogo nta mafaranga mfite. ఏమంటున్నావు? ఎక్కడ పని చేస్తున్నావు? Ukora he ubundi nimba nta mafaranga ufite? Ndasabiriza. ఎత్తుకుంటాను సార్. ఓయ్ ఏంటి కామెడీయా? సార్ లేదు సార్, నిజంగా నేను బిచ్చం ఎత్తుకుంటాను సార్. Njye ndasabiriza. స్టేషన్కి వెళ్ళి Wa mujinga winkinisha we waba usabiriza. సార్ నమ్మండి. Afande ni ukuri ndasabiriza. ఎత్తుకున్నా. Nagiye nagusaba nawe inshuro nyinshi ukamfungurira. Jewe బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఉన్న sujya uza gusengera ku rusengero bita Ganesh Temple buri wa gatandatu ujya uza ukazenguruka inshuro zingahe మీదిలాగా ప్రదక్షిణ చేసి సాష్టాంగంగా మీరు పడు ukabanza ukareba ibumoso n'iburyo ubundi ukaryama kuri sima ugasenga iyo usohotse rero uraza ukamfungurira నేను బిచ్చం ఎత్తుకుంటాను. mba nambaye nabi rega ntiwamenya అప్పుడు kumbe ko kafande yumvishe kino gisore ni igisabirizi ntiwamfungura ariko iyo ukibonye ku munwa ubona ari ibogari ya danje ifite amafaranga yayo వాడికి మాత్రమే బిచ్చం వేసి సీఎం కార్ క్రాస్ అయిన తర్వాత వచ్చే ఫీల్ లో రిలాక్స్డ్ గా వెళ్ళిపోతారు సార్. so rero byumvishe jye ko mbona suri ibogari shawundi usha feresheri none sura mukobwa muri kumwe uriya ni sheri wanjye uteretana na misi uri wamfungura fande yararakaye mfite imyaka 45 nta sheri ngira చూడలేదు కదయ్యా. ibi ni ibiki koko వెళ్ళవయ్యా. genda mwibereho tu naba wamfungure musigaye mufite ibyuki ngiye nka fande nararaburije nta mukobwa ujya undeba sha ni inyenyeri నిజం చెప్పాను. uriya mugabo se kucya kuretse ukagenda mubwije ukuri ntabwo arabwira umukobwa saa tugaruke yakunino inganda za aruru batangiye kuzitera imibare వచ్చాయి నా తమ్ముడు కొడుకు దగ్గర నేను కొంటాను. uru ruganda mugomba kurugura yaje kugurisha inganda స్టేషన్ చేయించేది za nganda z'umusore onkeri we yazishyize ku isoko నుంచే శాంక్షన్ చేద్దాం. ఒకే రోజులో శాంక్షన్ చేయొద్దు. ఏ kubera iki ఎదురుగా ఉన్న hakurino hano zino nganda zubatse n'ubutaka buhari మిల్లకి చివరి ubwo butaka nabwo buri ku isoko పోస్ట్ పోన్ చేసే చుట్టూతా మన అడవే. పెద్ద మిల్లుకు దారి ఈ చిన్న మిల్లు నుండే. ఈ చిన్న మిల్లు మనం కొన్నామంటే ఆ తర్వాత ఎవరైనా పెద్ద మిల్లులోకి వెళ్ళాలి అంటే హెలికాప్టర్ లోనే వెళ్ళాలి. అప్పుడు చూడండి పెద్ద మిల్లు. katurore సార్ మీరు చెప్పినట్టే చేద్దాం సార్. కానీ ejo noneho tuzakuriza komisiyo మిషన్ రాలేదు సార్. amafaranga yose barayamuha ntaribi mugingo mwishyire komisiyo yuzuye umugingo atangiye gutanga amakomisiyo kugira ngo ziriya nganda zigurwe mu rwego rwiza arebe ko yabona abateja cya kiguryi kimutwara kiva gutanga komisiyo kigarukana katurore mu nzira మొఖం మాడి boss isura yawe ko mbona yabaye nk'iyarafatika boy afite urushoferi rwitwara kiduse rugira umunwa wambwa we kigoryi ntabwo rujya rumenya boss ko isura yawe yabaye nk'iyimbwa yakubise imbwa yaragitiwe boss tamenera rinete boss kigoryi cyarakubiswe ishaho నా తమ్ముడు చచ్చిపోయే ముందు వాడు 10 లక్షలకే హాస్పిటల్ ఖర్చుల కోసం మొత్తం ఇల్లు మిల్లు అన్ని రాసిస్తాను. tumuvandimwe wabwo yaragiye gupfa yari yiteguye kugurisha ibyo yari afite byose kuri hafi 100,000 gusa kugira ngo abone imiti అంతా చెడగొట్టేది. yatangiye kumucyurira n'umugore wapfuye ఆస్తి మొత్తం ఆ రోజే నా చేతికి వచ్చుండేది. ఇప్పటికీ మించిపోయిందేం లేదు. yarababaye ఇల్లు లాగి uruganda rwa mbere rumaze gusa nkaho rubonye umukiriya ndaza kugurisha n'ibyabo byose boss niyo ganda afite అంటే ariko uriya musore arihe kugira ngo aze asinye byose bigurwe sasa umusore agomba kuza agashyira umukono wa nyuma ఫ్రెండ్ షేర్ మార్కెట్ బిజినెస్ అని చెప్పాడు కానీ నాకు కూడా సరిగా తెలియదు. umunsi umwe nigeze kumva inshuti ze zivuga ngo ashobora kuba rwose akora ku bintu byerekeranye n'amasoko uburyo baguramo amasoko ariko sinzi neza sasa kagakobwa kamwe gacuruza pizza kari kugenda kabeshya bagenzi bakumenya rwose ari abantu bacuruza amasoko ariko umwe ni mama n'ukuntu ari ibogari kumenya ikazi kari wamfungurira నాకేమో అతను cyangwa se njye nkeka ko ateka pizza mu yindi resitora n'abagenzi babonye ateka pizza neza కాదు అతని గెడ్డం చూస్తుంటే మహి rata ngiye mbonye buriya bwanwa bwe wagira ngo ni umunyamakuru pe uzi ko ameze nka rwa papiyasi rwiyise papi Valence Ndahiro sasa buri umwe uriya musore mubona uko bashatse burasa umunyamakuru ra ntabwo aramenya akazi ke n'uyu sheriwe ntabwo aramenya akazi ke byaramucanze నిన్న నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ejo hashize inshuti zanjye zarambazaga ngo ukora iki yaje kumubaza icyo akora mukora iki ఏదో నెట్ కాదు umva ntabwo ari njye uri kubikubaza utagira ngo ndakarya abarezi ఏం పని చేస్తావో తెలియాలా ఏంటి తెలుసుకుని మాత్రం ఏం చేస్తావు nyine nashaka kubimenya nkababwira ariko nimba utabishaka byihore utagira ngo ndakarya abarezi ngenzwa n'akazi kawe umusore yanze kumubwira akazi karaceceka none అవును నువ్వేం ariko ubundi mukora iki దానికి ఏమన్నాడే అతను yagusubije iki చెప్పాను అనుకో అప్పుడు నువ్వు ఇంకా ఎక్కువ ningusubiza icyo nkora urambaza ibindi bibazo byinshi
rero byabyiza ugiye అదేం కాదు umva ntabwo yansubije చేసే పని నచ్చుంటే ఐఎమ్ సో అండ్ సో అని ఓపెన్ గా చెప్పేవాడు iyo umuntu akora akazi akunda abivuga yeruye akavuga ati nkora kariya kazi చదువుకి తగ్గ పని దొరికే ahari wabona yarize amashuri menshi akaba atarabona akazi kamubereye akiri mu kazi atishimiye అనిపిస్తోంది ariko icy'ingenzi ni uko afite akazi తన లైఫ్ కోసం ఏదో ఒక చోట ati njye ntacyo bimbwiye kuko ni umusore witunze apfa kuba afite akazi kaba ari keza kaba atari keza ariko byibura afite akazi kamutunze ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉంటాడుగా బిచ్చమైతే ఎత్తుకో ikibazo ni uko yaba ari wamfunguriye asabiriza ariko kuba afite akazi yitunze ibyo birabaye sasa neza neza ibyo avuze n'ibyo umusore wakora atapfa kuba yitunze కరెక్ట్ tugaruke kuri ba wamfunguriye bigeze amasaha y'umugoroba barangije akazi bashyiramo udushati tw'ubwenge n'udupira bakajya mu kazi kose bakajya kurya isi nk'abandi టైం అవుతుంది mwana ntabwo uritunganye ngo tujye kurya isi మీరు njye ntabwo nzani mugende డీసెంట్ గా ఫెయిర్ గా mwana urabona uri boga rumeze nka VJ Anthony VJ Anthony niwe nyiri iyi filime nyiri kuyikinisha మేము నీ మనసు వచ్చేది urabona nuza ukatujya imbere abantu baraza kugira ngo tuve ahantu hakomeye bagiye kuvumba ఎలా రెడీ అయ్యారు umva bano bose ba wamfunguriye n'ababwiye ngo bambare neza హాలిడే tujyane ni bogari byibura nitugere baraza kugira ngo nta kibazo tujye kurya isi sasa bagiye kuvumba ni ku irayidi y'iwabo ఎవ్వరూ అడగరు ధైర్యం Umva ntugire ubwoba wegera umutima ukomeye abajya imbere muri aho we ni bogari abantu bamubonyeho dore umukire hakuno ino we ni ukujya imbere wabona furesheri ukavuga ati uyu mugabo ni umuherwe muri aho mama wawe yaba ameze neza yego mama ameze neza ndabona wazanye n'inshuti zawe muze tubicaze uyu musore ni umusore mwiza ni bogare wamubonye bamwicaza mu bashyitsi b'imena hari umuntu ubona ukabona asa nk'amafaranga urugero iyo ngiye mu kirori baravuga ati iyi mbyeyi mumwicazanye n'ibindi bikomerezwa ari imbere sasa dore ngo baba wamfunguriye barabicaza imbere mu bindi bikomerezwa baba hasi igiporezo babicaje imbere mu mbyeyi mu ngagari muri VIP hamwe njya numva musoma ngo ni muri VIP babicaze muri VIP uriya mugabo uri hirya afite uruganda rw'amavuta n'umusore abazi bose uriya niwe nyiri Nazivid Mil afite uruganda rwitwa Nazivid uyu musore azi inganda zose uriya ntabwo umwibuka ko ajya agira gutya akaza akadufungurira sasa barabazi bose abakire bari hano bajya babafungurira పాయసం పంపిస్తా రెడీగా ఉండు అతను ఎవరో తెలుసా మీకు తెలీదే bari hakuno ino తిన్నాక bari kurya babicaje muri VIP we bara bose ni ba wamfunguriye ndabazi bari abasaza mwicaje VIP ni ba wamfunguriye sasa ba wamfungurira ukuntu umuntu aba baza ajya bafungurira భోజనం మధ్యలో ఉన్నారు సార్ none siko batangiye kurya dukora iki మీరు లేచి వెళ్తే కొట్టకుండా వదిలేస్తాం umva nutabasora turakwirukana dore ba wamfunguriye ngo urashaka kubirukana mu kirori ngo mubasohore kandi batangiye kurya babacishije ishene mani muhaguruke tugende byarabuye uwari umukire ari biliyoneri nawe asigaye ajya kuvumba umuceri ipirawu bakamuhagurutsa kwa Hasaniza mu rugo dore ngo baramwirukana kugera hanze barabatimbura umusore abona ntabwo ari byo bakubise abantu ngo baje kuvumba icyo kurya umusore yarababaye bakubise abasaza mwabigoryi mwerega mwicaye muri VIP muraryo we muritse umukira avayo nibyo umusaza ukubitiwe ibiryo ariko uzigukubita bakuziza ibiryo ubu koko nziza ibiryo nari umusore wihaye none ndashaje nakubwira abantu batagira imitima ese bano bantu bakoze ikihe kibi అమ్మ నాన్న అన్న తమ్ముడు అక్క bashiki babo ba mama ఈ పందిట్లో కొత్త సంబంధాలు కలుపుకుంటున్నాయి ati n'abandi bavandimwe bahuriye muri iki kirori iya mwihangane noneho muri kunyumva mwihangane nakabazo kamujwe kare kabayeho nazo yatangiye kubabwira ati ababyeyi abavandimwe bahuriye muri iki kirori kugira ngo barebe ko baserebura ndetse barime n'umwana mushya ఇంకేదో కారణం వల్ల అనాథలుగా bano bandi rero baje kubabeshya bigize nk'ari umuryango w'iwanyu bakaza mu bukwe bwanyu nuko nabo basizwe n'imiryango yabo nta kindi kibi bakoze లైఫ్ బతుకుతున్న వీళ్ళు ఒక్క పూట మీతో భోంచేయటం తప్ప సార్ ese urakekana amakosa yabo kuba baje gusangira namwe cyangwa se kuba ari ba wamfungure ntabwo ari bo babihisemo మీ అందరికీ ఒక్క రోజు అంటే ఒక్క రోజు mwebwe byibura umunsi kuri mwe bari umunsi 3 పూటలు ariko bo ntabwo babizeye ko bari buze kurya gatatu ku munsi cyangwa nimba bari bunarye ntabwo babizeye ko ejo bazarya వయసు మళ్ళిన వారిని కూడా చూడకుండా none dore ukubise umugabo mukuru nk'ukubita umwanzi విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ndagira ngo mwumve ikintu kimwe mwese yaba mwebwe yaba twese muri iyi si umwanzi wese tuba duhanganye n'umwe umwanzi uhoraho ni inzara wumvisha igisubizo umusore yabahaye ati abe mwebwe abe bano mukubisemo baziza ngo kurya umwanzi twese duhanganye nawe uhoraho abandi banzi baraza bakagenda ati umwanzi wa mbere buriya tuba duhanganye nawe ni inzara ari byo nawe usanga bavuga ati umwanzi wa mbere duhanganye nawe ni igifu cyacu kuko nicyo tubyuka dukorera nta kindi శత్రువుని కాసేపైనా ఫ్రెండ్ చేసుకుందామని byibura bano basaza bari baje kugira ngo barwane n'uwo mwanzi wabo mu kirori cyanyu niryo kosa ryonyine bakoze mbega bari baje kurwana n'uwo mwanzi bita inzara mu kirori cyanyu nta kindi none se wowe urinde ko tubona uzi ubwenge
kuza ubwe nanjye ndi wamfunguriye nanjye ndafunguza ndi mugenzi wabo. Akimara kuvuga ngo arafunguza barumiwe. Sasa ataragenda guhindukira hano mama yake na mama, dore ngo umukobwa aramwumva avuga ngo ni wamfunguriye. Amubonye bamucisha n'ishene bamwirukana mu kirori ati ni wamfunguriye. N'aba bakobwa bagenzi barabyumvishe, wa musore ni wamfunguriye. Nta kundi umukobwa yakubiswe n'inkono ajya nkamubwira ko wize. Dore umusore ngarasebasha ndaseba ariko mama wanjye akire tu, nicyo kikwereka urukundo. Ataho kugira ngo nihagararo nyene mvuga ati wapi bimwe by'ubusore bwinaye Kigali bwiyemera bukirata n'ibintu budafite. Uyu we yarapeveye aravuga ati wenda umukobwa mfata uko ashaka ariko icyo nshaka ngenda kizi. Nakwita watwogera hano bamwakiriza imigeri n'amabagisi. Yehe bamwakirije imigeri nakubwiye imyaka yaje niza yonyine. Akiri gukuba akimara gusaba imbere y'icyuki, dore ngo baramupakira pandagari, bamubitse nk'ababika imifuka y'ibirayi baratwara. Bamukubitiye mu gafuka jaho rega mba nayizanye kirabiranye cy'ubundi ngo ni nyuma nazanye kantu k'ubwenge. Yakubitiye mu gafuka baramupakira. Ni bande katurore kuva nagafashemo nta mayobera bubemo. Nuko tugatangiye none ubu nibwo filime itangiye. Abari muri hanze filime iratangiye, mwishyure nyakenyerereho mbone gukomeza ja. Okay. Umwanzi wa mbere duhanganye ninda, nta wundi muntu mpanganye nawe. Sasa bamuzanye hakunino, dore ibyamufashe ibi bigoryi binkubitima. Kumbe ni bya bigoryi bitatu yigeze gukubita byagiye guhuruza abavandimwe. Muri iyi minsi rero abarara bakoze amashyira hamwe, ukubita umuraro mwabwiye ati mani ndazana maniga yanjye tu. Umva bano nabakubise rero bateje ibibazo wa munsi. None dore umunsi banzanye hano nabyo si amakosa yanjye, wabambwiriye ko bari kundenganya. Kuki mumuzanye hano basore? Bazanyije ninjye wabatumye ngo bagukubite bakuzane. Nashaka kumenya ninde wabohereje watumye nkubitwa. None niwe wabohereje? None ubu ngubu ngiye kugukubita barebera. Akimubwira aramukuma, parika muri muvezare. Sora vuye nashaka kumenya ninde wabatumye, kuko mwambwiye ko mutitumye. Wabatumye ari Rudawa. Haryo urambwiye ngo urangubita bano basore bari kurebera sha.
ఎవరు reka turebe ninde uri bukubita undi noneho baduhitere nawe ni umusore ariyumva ha umva musubire inyuma nkora akazi kose muraravayo kivayo aracyambara depoza hano aragicabiranya kubitira umuginga mugafuka wena ni hasi gikubitira mu gafuka rwa rugo ruraseka అన్నప్పుడే సింగిల్ గా వెళ్ళాడు yaragikubise kigoryi yifitiye ibibazo bya mamari w'abaginga mukiniraho kinira ku muntu yifitiye shida batuye umujinya afite arakinetorura depoza hano uru ruraseka arahari imbwa ashaka ikunda guseka naga ikigoryi hirya arakiribata yifitiye ibibazo mwana wahushyemo wa mbwa we yaragitimbuye shawo zamumenyera abantu nta kandi kazi mugira umuntu aba yifitiye ibibazo byinshi izi mburamukuru wagira ngo nta kazi zigira zirirwa ziri mu rugomo gusa zizimbwa ikigoryi gusa ni nk'icyo nabonye cyitwa vampire cy'ikigoryi shawo kirwana kipfa ibiryo hariya hakurya iyo za Rubavu hari ikintu gikurusha ndumirwa gusa yitwa ni vampire sinzi uruzina cyitwa uyaza kureba boss mwabigoryi mwe boss arakubiswe niwe je yabagiraga kureba yambwa arafati kaboy arashaka guseka అసలు నువ్వు మనిషివేనా yatangiye kwibuka boss ariko babwira నువ్వు బిచ్చగాడు కొట్టారంటే kiguryo uraseka bagenzi bawe bakubiswe sasa umunsi bakubita bara bagenzi be arafati yarasetse guseka biranga boss ndumva naguseka umushize rero twembe ariko nyine boss yakubiswe ugaseka rwa arafati urumva rwaseka kaboy guseka biranga kirashaka guturika ngo giseke ariko none usetse boss yakwirugara boss kaboy irashaka guseka tu boss guseka rwose kubihagarika byananiye nukuri guseka kubihagarika byananiye boss yari yabiyemeye ati muzo no muginga mukubite boss mundari kurya ngiye guseka rwose mbabarira boss yarebye ikigurye ariko nk'iyi mbwa bose baramuseka bakongera bakikaruma ఏదో ఒక పని చేస్తూనే sasa apfa kuba afite akazi atari wamfunguriye bano baje kumuseka kumbe sheri wawe ni wamfunguriye baje kumuseka dore umujinya mahi తను అనుకుంటున్నాడేమో మంచి బిజినెస్ ufite akazi ukora లైఫ్ లో uri umusore uri umukobwa mwiza ni gute ikigoryi nka kiriya cya wamfunguriye kiza kikakubeshya ngo ntugifite akazi cyaragafashe kuki bagushuka zasumva turyabarezi gusa umukobwa ntago abyumva yarababaye ariko uzi kuba uyicyuki nk'iki wari umaze iminsi umurikiye bagenzi bati nabonye umusore shawi bogari no bamubona akabona ari iki bogari వెబ్సైట్ ప్రారంభ babasha kumirwa gusa అభిప్రాయాలు డైరెక్ట్ గా తెలుసుకోవడానికి tugaruke hako nino karacyakomeje tugaruke hano muhanda nijoro hano bano nta kindi birira ni bya biraha bya venti senkani mbushi కడుపు నిండా తింటే మనస్తృప్తిగా ఉంటుంది umutima wumva unyuzwe rwose igifu gihaze wumvishe నాకు నయనతారని పెళ్లి చేసుకుని జూబ్లీ హిల్స్ లో ఇద్దరు పిల్లలతో bari hako nino bari kurya ku muhanda umusore yambaye nabi ntago wamenya ko ari umuherwe మరి sasa umusore kumwe na bya wamfungura ibigenzi bye kugera hako nino yabonye wa mukobwa mahi abona mahi yambaye ibyenda byacitse uyu mukobwa yajyaga amubona yambaye neza mu masaha y'ijoro yamuje imbere yambaye imyenda yacitse kubera kwiyakira mukobwa kumureba cyambaye nka mayibobi bikamwambira ntunsebye amuza imbere bakundukize nibyo wa muhanzi bita ngo ni nta soni yaririmbye bakundukize winsebya dore uko gisa kandi ejo bundi yari sheri we అమ్మా muko wemuye nk'igiceri cya senkani ureba arahita avana agenda urabona atari wamfunguriye numuha nk'igiceri cya senkani arakuva imbere naho ubundi ntago yahava umukobwa yarababaye n'ubundi mukundukize ejo bundi nibura ninsubira muri miliyari zanjye nzaba mbona muza umusore acaho gusa umukobwa nanone హలో umva హలో gusa umukobwa disi kwereka atari ikiryabarezi yaramukurikiye katurore ఏం చూస్తున్నావు urareba iki ఆ కోపం రావాలి నువ్వు నా వెనక రావాలి nari narakaye ugakomeza ukankurikira none నీ డ్రెస్ చెప్తోంది నువ్వు పెద్ద maze kubona koko imyenda bigaragaza uko wavuze uri basi ngwino nguha akazi muri resitora yanjye nimba warabuze akazi basi uze ngugire kashi ujye ubara amafaranga nimba utabishaka basi ndagushakira n'akandi kazi ariko rekera gusabiriza ndakwinginze wisabiriza ikikwereka ko umukobwa mukunda genda gushakira akandi kazi sibyo
ఏ వా mbwira basi impamvu mbwira impamvu నువ్వు udashaka akazi తెలియకూడదు. akibuka wa muganga wa munyamasengesho ambwira ati utazagira umuntu ubwira impamvu uri muri bino bintu నేనే పిచ్చి bigaragara ko ndi kukubaza kandi ntari inshuti yawe sibyo చేస్తాను కూడా తెలియకుండా ubundi ndi iki kuri we ku buryo nakubaza ibintu byawe gusa umukobwa aramubwira ati basi rekera gusabiriza utansebya ngiye ngushakira akazi none abishaka uze nguha akazi muri resitora yanjye మనసుకు నచ్చిన మంచి ఫ్రెండ్ ndashaka kuvuga nyine nifuza ko mbera inshuti nziza పర్లేదు ariko nta kibazo niba udashaka kujya umbwira buri kimwe మనం ఏమైనా స్కూల్ డేస్ నుంచి ఫ్రెండ్సా లేక ఒకే కాలేజ్ n'ubundi ntabwo twiganye muri university sibyo బాయ్ ngaho bye gusa umukobwa umukobwa acaho నువ్వు సిబిఐ ఆఫీసర్ uri maneko sibyo uri maneko waje kuneka wigize wamfunguriye nabimenye uri mu iperereza sibyo wapi ari wanyuze yamunagira igiceri fata senkane wamurara ugiye kurya agatsima umukobwa కాదన్నావుగా tora igiceri ndabizi uri maneko sasiga ko ntabwo kabyumva ukuntu umusore nk'uyu karabizi iyo baganira umusore azi ubwenge ararenze nta kuntu yaba asabiriza gusa umusore nanze kumubwira impamvu iminsi ikigiharira ఈ సంవత్సరం కార్తీక మాసం ఇప్పుడు వచ్చేయడంతో ikirere kimeze nabi ahitwa muri Tirupati చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. hano ni ku musozi wa Kanyarira aho benshi bakunze kujya gusengera hakuno no kuri televiziyo biri kugenda bicaho ఇప్పుడు పలకరిద్దాం. hano twahuye n'abantu baje gusengera za Kanyarira నుండి Vijayawada వస్తున్నాగా యజమానికి aho abakozi b'uruganda na ba nyir'uruganda baje hakuno లాకౌట్ మధ్య bano bari kwibaza isano abakozi bafitanye na ba nyir'uruganda ఉంది. తమ యజమానురాలు కోలుకోవాలని ba nyir'uruganda rwa Nuzvidi baje gusengera nyir'uruganda urwaye kumva umusore kureba mama we disi kubera arwaye abakozi bo mu ruganda bataye akazi bajya gusengera ku musozi wa Kanyarira basengere mama we bigaragara ko abakozi muri uruganda rw'iwabo bamukundaga బై ఫారెన్ లో చదువుకున్నాడు umwana w'umugore yize mu mahanga దేశంలో చదువుకుంటున్నాడంటే aho umwana yize niho n'uwanjye yiga uriya mudamu rwose yaradufashije twese niyo mpamvu twagiye kumusengera Kanyarira wa mugore dore abakozi bose mu ruganda bataye akazi bagiye kumusengera కోసం ఇంత దూరం కష్టపడి వచ్చావా? యజమానురాలా ఆవిడ నా కూతురు ete sura mugore nyir'uruganda ko urwaye mwaje gusengera akakuru turi amufata nk'umukobwa wanjye nubwo mukorera పడిపోయినా పర్వాలేదు nje niyo nabura amaguru yanjye ariko nitwa ko namutabaye nta kibazo namusengeye మగవాళ్ళు ఎవరు? uriya mugore yakoze akazi keza ku buryo mu kurwara ko abantu bose bamusengeye bataye n'akazi kabo bakajya kumusengera umusore arebye mama we ntabwo ari uri mu kazi konyine kureba ko mama we yakira ఎంత భక్తుందో kunino హలో alo mbwira మన మిల్ ఎంప్లాయీస్ nabonye abakozi b'uruganda kuri televiziyo మన స్వార్థం కోసం వాళ్ళని వదిలేకూడదు ntabwo twakabataye kubwo kwikunda ఏదో ఒకటి చేయాలి mugire icyo mubakorera basubire mu kazi ni igitekerezo cyiza నాకేం చేద్దాం చెప్పు. turaza kubikora kunino పూజారి గారు రండి తమరు సార్ దగ్గర చెప్పు. hano hari uwaje ni padiri గారు క్షేమమా? padiri muri aho niwe usengesha abantu నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు మెట్ల మీద కూర్చున్న వాడికి రూపాయో 2 రూపాయలు iyo uvuye mu rusengero uraduha ibiciro ukadufungura ariko iyo twari hanze twashyizemo ubushati ntabwo ujya utumenya బయట కలెక్షన్ అస్సలు బాలేదు మరి లోపల ఎలా ఉంది? ariko tubona hanze bacaduha amafaranga wakwinjira imbere mukajya muduha amafaranga నేను తిరిగిపోయిన మైసూరు పాకం పోయే కొద్ది పొడి తినాలేమో. acaho tugaruke hakunino మిల్లు రిజిస్ట్రేషన్ za tugaruke kuri rwa rugabo rwa onkeri rwa pasiji rw'uruhara అంతా uruke ruri kwibaza turiya musore ari hehe aruru kugira ngo azasinye ku mpapuro ఈసారైనా ఆ కట్టల్లో నోట్లు మిస్ అవ్వకుండా ari hakuno nawe yaje gusenga gikunda amafaranga shawo sasa ari mu nzira agenda yabonye aruru abereye onkeri aruru umukire Rajesh yabonye ari gusabiriza ndarota cyangwa umwana ashaka kwiba inganda akazigurisha ari gufunguza mbega ni nko kubona imbyeyi wari uzi iri ku muhanda igenda ifunguza urebe imbyeyi waba uzi naho nyine ubagereranye iri mu nzira ifunguza ubwo abenshi mugiye guhita mureba roke ndabaza umva mbonye umwishyiko wanjye ari kugenda asabiriza reka warasaze చెప్తుంటే మాట్లాడబెట్టి kucecetse kandi nkubwiye అరుల్ కా దోస్త్ inshuti ya Aruri iramamagaye అరుల్ 2 ఫ్యాక్టరీలో అమ్మదని ngo Aruri yamubwiye ngo uruganda ntibarugurishe Aruri iby'inganda kuzigurisha bihagaritse sasa dore pasije ingaragira ubwoba kandi yarazi ko uruganda bura gato abakomisiyoneri babonetse దీన్ని తీసుకెళ్ళి కారులో పెట్టరా mana bino bishyira imodoka ngo ino tujye kumureba uwo mugingo ushaka gutuma nagurisha uruganda nje mwiboneye hano mushakira hakurya iriya abasore batangira kumuhiga be mu nzira mwo kapfa mwe sasu yabonye umusore
yarazi ko uruganda narugurisha azamurya, none u Rwanda rwanze ko uruganda barugurisha kugira ngo bari abakozi bagiye gusengera za Kanyarira bakomeze akazi kose bashinzwe. ఎక్కడైనా కనిపించాడా? hari uwo mubonyera? వెళ్ళిపోయాడు అర్థం కాలేదే. ntabwo tuzanaburiye. ese ubundi warebye neza? Keka ndi impumyi ariko wambara rinete. Mbwira niye mpamvu yatuma umuntu ufite za miliyari asabiriza ku muhanda? Mbwira. Hari impamvu ebyiri zatuma miliyoni asabiriza ku muhanda. Iya mbere nuko yaba ari mu masengesho ari kugira ngo yuzuze indahiro yasezeranye. Indi mpamvu ya kabiri yatuma umuntu ufite za miliyari asabiriza ku muhanda nuko yaba yasaze. Icyo mbwiye cya mbere, uriya mwana koko menya ari ku muhanda asabiriza kugira ngo ashimishe Imana mama wa Kire, uyu nicyo yahise atoranyamo. Ese iyo umuntu yagiye muri ako kazi hari igihe bisaba runaka kugira ngo iyo ndahiro irangire? Ubusanzwe ni iminsi 48 iyo wagiye mu kibazo nk'icyo ngicyo cyo gusenga ugira ngo Imana igusubize. Yarabyumva yinjiye mu modoka amenye ko umusore ashobora kuba yaragiye gusabiriza kugira ngo ashimishe ibigirwamana bikize mama we. Yaje hano araseka Passage, yarumiwe, yari yishimye. Yishimye ubu byose arasa nk'ubifite hakunino. Arabaje hano ni ibyihebe. Ikibazo ni iki? Ndagira ngo umve amagambo. Hari abagabo bari hano bari kumwe n'abagizi ba nabi. Ibintu byose bera muri ruriya rugo ntabwo byemewe n'amategeko. Baragenda bagafata abarwayi barwaye mu mitwe bakazana abaganga bavuye mu bihugu byo hanze bakaza kubasura. Sasa ndagira ngo ukurikire filime. Ka gakobwa yabwiye ati genda wigire debile, wigire umuntu utuzuye mu mutwe, ujye mu bitaro nawe babashe kukuvura. Umukobwa yavuye yazamubwira ati burya muri bya bitaro baragenda bakazana abaganga bavuye hanze bakaza gusura abarwayi bo mu mutwe. Urabona bari abantu babirwariye mu mutwe ntabwo babazi ibice bijya mbere. Ka gakobwa kari karimo ari kazima, nabumvaga bavugira imbere yanjye bazi ko ndwaye. Baragenda bakazana imiti ya nyayo bakabatera ibyorezo, bakazana abaganga bavuye mu bihugu byo hanze bakaza bavuga ngo bashe kubavura ibyorezo byateye, bagatuma abarwayi benshi babatera ibiti bikaza gutuma abarwayi ahubwo baremba kurushaho. Nagiye mbona abarwayi benshi bapfa bitewe n'iyo miti babatera, sinzi icyo babakoresha. Baza kubigiraho babavumburaho bakora ubushakashatsi ugasanga abantu babipfiriyemo imirambo bakayitwara. Umukobwa yarabibonye abonye ko ari kwica abarwayi we kuko yari muzima yarirwaje, aragiye hara mu bitaro by'abasazi bantu barwaye mu mitwe basanga batuzuye neza, arangije aracika. Sasa baje kumukodeshereza iby'abaganga. Urabona uno mukobwa n'uyu musore wamuzanye mu bitaro ngo aze kurwariramo mu bahige. Umusore aramumuzira. Sasa bari gushaka Aruru niwe wazanye uriya mukobwa mu bitaro kwereka bano bararamuzi. Bose niwe wakudukubise bano bose niwe bashyize ibimenyetso ku maso, niwe wabatimbuye uno musore. None se ni ikirara cya Atari akorera kaye gatsiko k'amabanda, akorera Sinu. Oya ntago ari ikihebe, ni wamfunguriye. Sore nk'uyu ni wamfunguriye. None ni gute yakubise abasore bawe ukamubabarira wa muginga we? Kumbe nawe yarakubiswe. Nawe yaramukomye do, ntubona hano nawe yarakubiswe. None abantu bakaba bakwitari gutusha. Mbwira mumbwire mwabikora kimwe. నువ్వు జైల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మమ్మల్ని చూసేది అతనే కదా, అందుకే అతను రైట్ అన్నా. ఇయాల్సి నుండి నీ లెఫ్ట్ అని పిలవండ్రా. ముగింగా mwitera futu noneho పిలవండ్రా. లెఫ్ట్ అన్నా. లెఫ్ట్ బాసు. లెఫ్ట్ bamwiza ikizina kibi. రైట్ అన్నది మర్చిపో. gwero no munsi nagari unyungirije bunugiye mu basore bandi basanzwe. అది కడగడానికి పనికొత్తావు. icyo ushoboye ni uguhanagura agatafari kawe gusa. Kigoryi. Sasa niwe warindwanye boss yaramututse. Wowe urakubitwa na wamfunguriye mise nkumanura. Saba wamfunguriye mwese muri kora kano gafilime ndakabatuye nabo rega nago baba bikunze. Kandi mba munabikora mubikunze mwarabisemo nanone mukomerezaho rwose. Kombe yako nino muri restaurant ప్లాట్ఫామ్ మీద వాడు పక్కన కూర్చొని దీన్ని కూడా అడుక్కోమను. తన ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా? ese kibazo kimwamukize. సారీ టు సే దిస్, umukobwa afite ikibazo miha ఓపెన్ గా చెప్పింది కదా, అందుకే మన ముందు అంత ఫ్రీగా ఉండలేకపోతుంది అంతే. umukobwa asigaye yirirwa arira. వస్తుంది. narakaye ndumva nanamwanze ariko nanone kumwibagirwa byananiye. Wamfunguriye yamugumyemo. మర్చిపోలేకపోతున్నా.
yarabaye ko umusore wamfungura ariko n'ubundi arumva kimukunze. Abakobwa b'iyi minsi basigaye bakunda ibyo mukora abahungu, muritonde. Yagiye kubwira bagenzi uzisheri dusigaye dukundana, bagenzi nta kindi bamuza, none sakora iki? Sasa kuno tugaruka ba wamfunguriye barara. Katorori. Babahaye icyo kurya. Babazaniye icyo kurya. Sasa arabazaniye ibyo kurya ba wamfunguriye ku muhanda, cya kigoryi baye akazi ngo kirangize uno musore kirahari. Uyu musore afatanije n'umukobwa woze yarirwaje mu mutwe, sore barakubita. Sasa boss akubita ntaga muzi. Sore gukura ingumi ngamutere abura utubaragagwa hasi, bigaragara ko bamuroze.